twongeye kubasuhuza mwe mukurikirana Daily Hits Official. Ibisanzwe twasuye abantu bakuru tujya kuganira ku mateka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Nk'uko bisanzwe ubundi ikiganiro cyacu bakitabira abiri nyine tuba tumenaho abiri ko kunywa baganira n'abantu bakigira inama icyo ubona wenda tugusabye ubumenyi runaka nk'uko twabivugagaho iby'ubwami cyangwa tukaganira muri make ariko dufite icyo tuganiriraho nk'umuco wacu nk'umuco. Umusaza yatubwiye ko umuco ari urukundo. umuco nyarwanda umuco n'urukundo birabana ariko noneho abantu bafite akantu basangira kugendana n'amahoro dufite umuco. Ni ukuri Niyo dufite umuco niyo no mu gisirikare umuco no mu cyarimu aho ariho hose itorero ushobora kubona itagendana n'umuco si iryacu cyane. Rero akenshi usanga ari ibintu byagiye bicika. abaducaho umuco si abacu. Yego. Ni naho hari impamvu mu mbabari byabayeho kuvuga ibintu kwiyama ibintu bakazana nk'ibishenzi ariko kubera kuvuga neza kukazasize gahini abantu b'abarokore abantu b'amatorero barakwiye ubwo inyigisho zabayeho Amatorero zo gukunda Imana ariko baradutandukanye. Yego. Ntabwo zari nziza muri make. Bazanye kuvuga ko ukwiye agakiza k'Imana ari umurokore wabo. Yego. Ni naho havuye politiki yo kuvuga ko hari ubuhutu n'umututsi Mu madini. neza niho habyemeje burya ntabwo kari tubizi ntimwari Mu mubizi madini. neza icyo bita abarokore bose nta murokore Urumutwe. cyane Warabatije. Kiliziya y'u Rwamagana yitwa na Padiri Zakunda nongeye kubatirizwa mu Baporoso ejo bundi nabatirizwa mu Badeperi muri hatatu ariko icyo nakoresheje ni uko nabikoreye ahantu twari turi mu butayu mbereka ko umuntu wese icyo gihe baranyinjiye kugeza imyaka nigeza Abafaransa baraza baranyinjira pe ku buryo bamparanyaga banyinjira ngo nijye watwaye abantu ko ni ibyo nkora by'uburokore ngo si ibyabo. Nose urabyizera ko wabikoze wenda tuvuge. Nakundaga Imana ariko nkakunda n'abantu. Yego. Nkumva ko umunyarwanda agomba kumenya ko ari umunyarwanda. Yego. Iryo jambo narivuze niryo ryabaye ikigeze kuri n'Abisirayeli n'ubwoko bw'Imana bashatse kuva mu gihugu cya Gitare. Ubu tuvugana susengera. Ubu ndi iwanjye insengero iwanjye nsaba Imana nzi ko Imana ari Imana Ariko ni kuko habaye impamvu uwo ari we wese bigeze no kuza dore habaye iteraniro kubyariya umuntu atarambona yatandura ntakabarega uraha yaturutse mu kindi gihugu cy'ahandi bambi narahizwe binini ngo natorokesheje abantu babo ngo nagize ibiki byahi wigeze ugira inshingano zo mu itorero cyangwa mu Kristo usanzwe. nari umuntu w'umujyanama mu itorero rya Opera Abangirikani. Ariko nagize naho ngera mpagarikiye mfasha abantu b'Abanyarwanda turi kumwe mu butayu twari akaga urumva uterwa n'ubuhumbu bwari muri Uganda icyo bireke nyuma rero nza kubereka ndi mw'abantu mufashe hasi kwibeshya ko burokori bugucanya no gukunda iwanyu ubereka inzira nzima. Umuntu wese wihane umenye neza ko kuvuga ko umwana wawe wowe wicara hano ariko umukecuru ngahunga izuba ntukizaga kose oya ufite amani Murumva muza amarinete umwana wawe azakunda ishuri inyana yawe izashaka urwanya uzashakira ibaho wuhira kandi kanaka nakubwira ati akwiye kuba hanjye nijye nyiraho ni umunyangoma uzamuhakanya ucyamirana nawe umwana wawe nabawe n'umwanya kubera gutsinda ageze mu mutwe ntakwiye kuntangira umwana
muzabigendamo ubwo uzaba umurokore